Muraho neza mwese ngwaye kazi kuri channel yacu. Niba ukunda gukurikirana ibiganiro bigufasha cyangwa se byerekeranye n'imibanire, ndagusaba kana subscribe ndetse nukandi kukazugira kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro byacu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku makosa 5 akunze gusenya urukundo. Wenda ushaka warayakoze utabizi cyangwa se wenda n'ubunguka bukiyakora ariko ukabutabizi, ariko ugasanga nyine ufite umukunzi aragiye cyangwa se n'umuntu mwashakanye birangiye nabi. So uyu munsi rero kuri channel yacu ndagira ngo tuganire neza kubyerekeye nyine aya makosa 5. Ndagira ngo ayo makosa uyarebe ugire n'ikintu ukuramo. Niba wenda unanabinyuramo ukabutabizi nagusaba kugira ngo ubihindure. Ikosa rya mbere ni utaganira neza ndetse no guhisha ibibazo. Ibi bintu abantu benshi bikunda kubabaho. Ugasanga ufite umuntu ntimuganira, agize ikibazo ntibibwiye umukunzi wawe cyangwa se ntibibwiye umugore wawe mwashakanye, nyine ubigira ubwira ntushaka kubivuga. Ariko nagira ngo umenyeshe ko icyo kintu kimwe mu bintu bishobora gutuma urukundo rwawe cyangwa se n'umubano ufitanye n'umuntu uhagarara. Kuko ushaka kubigira ubwiru yabimenya ugasanga bigenze nabi. Rero nyine niba ufite umukunzi ukaba nyine utamuganirira ngo umubwire ikibazo ufite, umubwire uko wiyumva, ni ikosa cyane rikomeye. Ikosa rya kabiri ni ukubura icyizere ndetse no gukeka cyane. Ibi bintu bikunze kubaho cyane, ugasanga nyine ntago wizera umuntu, uramukekera, niba wenda agiye ahangaha ukumva ko ari hatagiye, nyine ntago umwizera. Uramukunda ariko nta cyizere umufitiye. Icyo kintu kimwe mu bintu bishaka kwica urukundo rwawe, nyine urukundo rukakuvamo neza. Nyine gukekeranya. Ibi bintu bikunda kubaho mu rukundo ndetse no mu ngo, naho wenda ntago nahibanda cyane kuko ngiye ntago ndagira kuri urwo rwego, ariko mu rukundo bikunda kubaho. Mu rukundo rukunda kubaho gukeka cyane. Gatatu rero ni ukubaha no kwita ku byiyumvo bya mugenzi wawe. Ari igihe usanga uri muri relationship cyangwa se mu rukundo ugasanga ntago wubaha umuntu mukundana, ahari uragenda ukapfa kumuvuga mu nshuti zawe, umuvuga muri bagenzi bawe, nyine ntago umwubaha muri makeya. Ashaka gusaba ikintu wenda ntago ari itegeko kugira ngo kimuhe, ugasanga ntago nyine harimo kubaha, uramusuzugura, mubwira nabi cyangwa se kwita ku byiyumvo bye. Hari ukuntu ashaka kuba yiyumva, ntago ari ngombwa kugira ngo wiyumve nkuko nababyumva, ariko ntago ari ngombwa kugira ngo ntiwite uko yiyumva. Ushaka kumwumva ukamugira inama. Ita ku byiyumvo bya mugenzi wawe, ikiri kandi unamwubahe kugira ngo urukundo rukomere. Icya kane rero ni ukudafata umwanya no kwita ku mubano. Kudafata umwanya nyine wo kwita ku mubano. Hari igihe ujya mu rukundo ugasanga nyine muhigira mu bindi, ariko ntabwo muhigira mu rukundo rwanyu, nyamara ufite umuntu mukundana. Usko icyo gihe ushaka no gushiduka uwo muntu utakimukunda, ukumva ntumushaka, ukibaza nta kintu yagukoreye, nta kintu muri make mwapfuye kubera kwihugiraho, ntabwo wita ku mubano wawe nawe. Nyamara uwo mubano wakugeza kure, ashaka kuzakubera umugabo, ashaka kuzakubera umugore cyangwa se n'ibindi. Ibyo biri mu bimwe bishaka gutuma umubano wawe n'umukunzi wawe ugenda kandi mwakundanaga pe. Ikosa rya gatanu noneho abantu benshi bakunda kurikora, twese dukunda kurikora. Ugasanga uri muri relationship uhora ugarura ibintu byahise, guhora ugarura amakosa yarangiye. Yego nyine kwibagirwa ikintu umuntu yagukoreye biragorana, ariko ntago ari ngombwa kugira ngo focus kuri icyo kintu. Menya ko turi abantu twahuye dufite imico itandukanye, ufite uko wumva ibintu, ufite nanjye uko mbyumva. Ushaka gukora ikintu sinkishimire nanjye nkagikora sukishimire, ariko mu mubano bisaba kwihangana. Urukundo no kwihangana, ntago ari ukugira ngo amakosa ya mugenzi wawe yagiye agenda wongere uyagarure. Cyakoze kereka ubonye yarabigize akamenyero, ariko ntago ari ngombwa kugira ngo umuntu nyine niba gukoshereje no mu buzima bwacu busanzwe mujye mwiga kubabarira. Kubara ni bimwe mu bintu byiza cyane, ni bimwe mu bintu byiza cyane kandi bigufasha no kumva urutse mu mutima. Ese wowe ni irihe kosa ubona rikoze gusenya mu rukundo kurusha ayandi? Twandikire muri comment utubwire igitekerezo cyawe. Niba wakunze iyi video kandi ndagusaba ukanda subscribe, ukande like, share kugira ngo tujye dukomeza kubana n'ibindi biganiro. Mwakoze kudukurikira, murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.